Ruhango harimo abakina umukino wa rugby biga muri TSS Gitisi n'abakina handball biga muri Ecole Secondaire Kigoma. Bavuga ko imikino nk'iyi iyo bayikinnye bubahiriza amabwiriza bahabwa n'abatoza babo ndetse n'abayobozi b'ibigo bigaho, bibafasha kuba abakinnyi beza kandi bikanabafasha kwiga amasomo yabo neza. Ibi babivuze mu gihe ikipe ya rugby yo muri TSS Gitisi ndetse n'iya handball yo muri AS Kigoma zigiye guserukira u Rwanda mu mikino ya FEASA igiye kubera mu gihugu cya Kenya. Ni inkuru tugezwaho na Christine Ndacyayisenga. Aba banyeshuri bitegura gusohokera u Rwanda mu mikino ya FEASA izabera muri Kenya, baba abakina rugby babifatanya n'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro biga muri TSS Gitisi ndetse n'abiga muri AS Kigoma bo mu karere ka Ruhango, bavuga ko kwiga babifatanya no gukina babikora nta na kimwe kibangamira ikindi. Bakavuga ko gukina ari siporo ibabera umwanya mwiza ubafasha kuruhuka no gukuza impano zabo kandi bitabangamiye amasomo. Buriya ni siporo bifasha n'umubiri kuba waburuhuka neza mu gihe ukeneye kwiga. Buriya gukoza siporo kagutura neza kabisa. Ni ukuvuga ngo gukina bifasha kuruhuka byanyabyo, kuko iyo ngiye kwiga nk'ugore etide mvuye mu siporo maze koga mpamvu ameze neza, amasomo nkayiga neza akajyamo nta kibazo. Umuyobozi mukuru wa Gitisi TSS Sinzayigaya Lambert avuga ko mu rwego rwo gufasha abanyeshuri gukora umurimo wabo nyamukuru wo kwiga, siporo bayiha umwanya wihariye wa nyuma y'amasomo, ariko ukaba n'umwanya wo kurera impano zinyuranye ziri mu banyeshuri kandi nazo zishobora kubabeshaho. Akavuga ko siporo ibafasha kuruhuka bakiga neza. Umwana nyuma yo kwiga abakeneye kuruhura mu mutwe, abakeneye fitness kugira ngo umubiri ukore neza, yoge, arye ibiryo bimugira umumaro. Niyo mpamvu rero dushyira imbere siporo mu bintu byose bijyanye n'imibereho y'umunyeshuri. Uko tubihuza rero, umunyeshuri afite amasaha yo kwiga amasomo nk'uko ari ku ngengabihe ya Minisiteri y'Uburezi, ariko hari umwanya usigara nk'uko umuntu uba mu rugo ujya ku kazi ataha akaba yakora ibindi bintu. Nabyo barangije icya mbere kijyanye no kwiga baba bari mu rugo n'undi rwabo hano bakora iyindi mirimo harimo na siporo. Umuyobozi w'ishyirahamwe rya rugby mu Rwanda Kamanda Tarsis avuga ko mu rwego rwo gukomeza kuzamura umukino wa rugby usa n'utaramenyerwa cyane mu Rwanda, bafasha babashije kuwinjiramo kandi ngo hari icyizere cy'uko uzatera imbere bashingiye ku mpano zinyuranye bagenda batahura mu bigo by'amashuri birimo n'iki cya Gitisi TSS. Umukino ukinwa mu byiciro byombi, abahungu n'abakobwa, ukaba kandi unakinwa n'amaklebe. Tugira icyiciro cya mbere cy'amaklebe ariyo nka shampiyona, hari n'ikindi cyiciro gikinwa ari imikino bakina ari barindwi, 7-a-side, ari nayo cyane cyane twashyize imbaraga mu mashuri. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsine avuga ko kubona abakinnyi basohokera igihugu baturutse mu karere kabo ari ishema nk'akarere n'igihugu muri rusange. Asaba abanyeshuri bagiye gusohokera igihugu kurangwa n'imyitwarire myiza ibereye umunyarwanda watojwe indangagaciro z'umunyarwanda. Imana igihugu kuba barazamutse bakaba bari ku rwego rw'igihugu, dufite icyizere ko bazatsinda n'ubundi bakazamura ibendera ry'igihugu. Rero impanuro ni uko bagomba kwitwara neza, bakagaragaza imyitwarire myiza, bakagaragaza indangagaciro z'abanyarwanda. Ni ku nshuro ya gatatu ikipe ya rugby y'abanyeshuri bo muri TSS Gitisi igiye guhagararira u Rwanda mu mikino ya FEASA. Biteganijwe ko aya makipe agiye guhagararira u Rwanda mu mikino ya FEASA azahaguruka mu Rwanda kuri iki cyumweru tariki ya 10 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka yerekeza mu gihugu cya Kenya. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amakipe ya rugby agera kuri 13 arimo n'akina mu cyiciro cya mbere. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Ruhango.